Amahoro y'Imana ku bakunzi ba Muzehe Yakurinze Empire, nizere ko aho muri hose mumeze neza. Uyu ni wa mwanya turagezaho ibiganiro ndetse n'inkuru zigiye zitandukanye. Hari inkuru y'incamugongo iri kuva mu gihugu cy'u Burundi mu mujyi wa Bujumbura, aho umwana w'imyaka 9 yiyambuye ubuzima. Ni umwana witwa Alfana Niyonzima, akaba yari afite imyaka 9 yiga mu mashuri abanza. Uyu mwana rero yiyambuye ubuzima kuwa 31 Ukwakira 2025 mu masaa moya y'umugoroba, aho yari mu cyumba araramo. Akaba aturuka mu Burundi muri komini Ntahangwa mu gace ka Kinama muri Bujumbura. Yiyambuye ubuzima akoresheje umugozi arimanika. Umugozi yakoresheje n'amashuka yararagamo, baza gusanga yapfuye. Mu makuru avugwa rero ngo nuko icyatumye umwana yiyambura ubuzima, abanyeshuri bagenzi be bahoraga bamuserereza ngo n'umuswa. Nawe akiga cyane ngo arebe ko yatsinda, agakubita hasi hejuru bikanga, ariko bo bagakomeza kumuserereza ngo n'umuswa. Birangira agahinda kamwishe, kwihangana biranga. Nababwiye ko bamuseka, bakamubwira bati nyine ugomba kwiga nawe ukaba umuhanga. Akabibwira n'abandi bantu bakuze, nabo bakamubwira bati ugomba kwiga nyine kugira ngo utazakomeza kujya usekwa n'abandi. Umwana rero birangira abuze inshuti yabwira agahinda ke, niko gufata umwanzuro wo kwiyambura ubuzima. Uyu mwana rero ngo nicyo yijijije, bikumvikana yuko kugira ngo atekereze uburyo aziyamburamo ubuzima, uwo mugamba wucure, birangira awushyize mu bikorwa, bigaragaza agahinda gakomeye yari afite. Ibi rero nta kindi byibutsa ababyeyi bose kuba inshuti n'abana babo. Umubyeyi akaganiriza umwana, wenda akinda kumubwira ati uri umuswa, cyangwa kumubwira yuko ntacyo azigezaho, kugira ngo nawe adatekereza yuko ntacyo azimarira. Ahubwo ukamuganiriza, ukamenya uko abanye na bagenzi be, mbega ibibazo byaba bimukomereye byose ukabimenya. Kuko kubona umwana w'imyaka 9 wagira agahinda nkako, bikagira ubwo yiyambura ubuzima, ni agahomamunwa. Ikindi kandi n'abarezi bagirwa inama yo kuba bakurikirana ubuzima bwa buri mwana. Nubwo yaba ari umuswa, ntabwo aba ari uwo kujugunywa, kuko burya yaba ari umuswa mu ishuri, ariko mu bindi akaba umuhanga. Uyu mwana rero yazize kutagira umuntu wamwumva. Inshuti biganaga nibo bari bakwiye kuba bamwumva, ahubwo baba bo kumumwaza. Abandi bakuze nabo ntibamwegere ngo bumve agahinda ke, birangira abuze uwo yatura agahinda, niko gufata umwanzuro wo kwiyambura ubuzima. Nyabona ababyeyi rero mwige kuganiriza abana banyu, naho ubundi umwana yajya ahura n'ibibazo akaburo yatakira, bikarangira nawe yiyambuye ubuzima. Twifurije umwana kuruhukira mu mahoro, kandi umuryango we ukomeze kwihangana. Uyu akaba ari nawo musozo w'ikiganiro cyacu. Tubashimiye ko mwabanye natwe. Turabararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu kuri Muzehe Yakurinze Empire. Imana ikomeze barinde.